mu karere k'imisozi miremire ya Efurayimu hariho umugabo witwaga Elukana, akaba yari mwene Yoramu mwene Elihu. Elukana yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi akitwa Penina. Umugore we witwaga Penina yari afite abana, ariko Hana we nta bana yagiraga kuko yari ingumba. Ibyo rero bigatuma Penina ahora anyega mugenzi we ko nta bana agira, agahora amuseka amubwira ko ntacyo amaze muri urwo rugo. Ibyo murabyumva byateraga agahinda Hana, agahorana agahinda n'umubabaro kuko Imana itari yaramuhaye urubyaro. Buri mwaka Elukana yavaga mu karere k'iwabo akajya ahitwaga Ishiro gutambira ibitambo Imana. Aho Ishiro Elukamu yajyaga gutambira ibitambo habaga abahungu babiri witwaga Eli, harimo witwaga Hofuni na Finehasi bakoreragayo umurimo w'ubutambyi. Iyo Elukana yabaga amaze gutambira Imana ibitambo, yegeranyaga umuryango we, abagore be babiri ndetse n'abana bakajya gusangira, nuko bose akagira icyo abagenera. Ariko yagera kuri Hana akamugenera icy'umwihariko kuko yaramukundaga cyane, nubwo atari yarigeze amubyarira umwana. Ariko ibyo byose ntabwo byabuzaga mugenzi we Penina kumubwira amagambo mabi ndetse no gukomeza kumukomeretsa. Nuko igihe kimwe bari gusangira, Penina abwira mugenzi we Hana ariko agira ngo amushengure ati, ntugire ngo hari indi mpamvu ituma guha ifunguro ry'umwihariko, n'impuhwe agufitiye kuko utigeze ubyara, nta kindi, nta rundi rukundo rurimo. Buri gihe iyo Elukamu yabaga yavuye gutamba ibitambo agahuza umuryango we gutyo, byagendaga bityo. Igihe kimwe bakiri Ishiro, Penina akomeza gushinyagurira mugenzi we Hana, biramuriza cyane, arasohoka arirukanka. Nuko umugabo we Elukana aramukurikira, aramubaza ati, mugore wanjye ni iki kikuriza? Ko mbona utajya wishima, utajya urya, uhora urira, kandi mu by'ukuri ngukunda, nibite? Undi afata umwanzuro aramwihorera, ahubwo arirukanka ajya mu rusengero. Nuko Hana ageze imbere y'amarembo y'urusengero, yikubita hasi arapfukama, ararira atakambira Imana, ayereka imibabaro yose n'agahinda. Aringinga atakambira Imana, arayisaba ati, rwose wazampaye umwana. Nuko akiri aho akora isezerano, abwira Imana ati, Nyagasani, nuramuka wumvise amarira y'umugaragu wawe, ukumva gusenga kwanjye, ukangirira neza ukampa umwana w'umuhungu, nzamukwegurira ubuzima bwe bwose bwa buri munsi, kandi ntazigera yogosha umusatsi na rimwe. Mu gihe Hana yasengaga atakambira Imana yisaba urubyaro, umutambyi witwaga Eli yari hafi aho, ariko ntabwo yabashaga kumva ibyo Hana yari arimo avuga. Yaramwitegerezaga akabona iminwa ye ikomeza kunyeganyega, ariko mu by'ukuri ntiyumve icyo avuga. Nuko bituma uwo mutambyi Eli agira ngo Hana yasinze. Nuko aramwegera, amugira iruhande, aramukankamira cyane ati, niko wa mugore we, uzava ku nzoga ryari? Ubu koko urabona ahangaha hari ahantu ho gusindira? Hana amaze kumva ayo magambo ya Eli biramutungura cyane, nuko aramubwira ati, hoya rwose wa mutambyi we, ndi umugore ufite agahinda rwaje gutakambira Imana. Mu buzima bwanjye sindakoze inzoga cyangwa ibisindisha ku munwa. Bityo rero ndakwinginze rwose wimfata nk'umusinzi, ahubwo ndimo nsenga nsaba Imana bitewe n'agahinda kari ku mutima wanjye. Nuko wa mutambyi Eli amaze kumva ibyo Hana amubwira, aramubwira ati, niba ari ibyo ngibyo, reka Imana ya Isirayeli rwose yahaze ukwifuza kwawe, ngaho igendere mu mahoro. Nuko Hana amaze kumva ayo magambo ya Eli, yumva mu mutima waranezerewe, ubundi aramusezera, hanyuma arigendera. Nuko kuva ubwo yuzura ibyishimo mu mutima. Nuko muri we akomeza kugira icyizere cy'uko isengesho ry'Imana yaryumvise kandi izamusubiriza igihe. Kuva ubwo agahora yishimye. Nuko nyuma y'igihe kitari kirekire, Hana na Elukana babyara umwana w'umuhungu. Nuko Hana arishima cyane, maze amwita Samweli. Amwita iryo zina avuga ati, namusabye Imana, none kuko iramumpaye, Imana yaranyumvise. Nuko Hana amaze kubona uwo mwana we w'umuhungu, ntiyibagirwa isezerano yagiranye n'Imana. Kuva ubwo ntiyogosha umuhungu we Samweli, kandi amwegurira Nyagasani. Igihe cyo kongera kujya gutambira Imana kigeze, Elukana arongera ajya kwerekera Ishiro, ariko Hana we aramubwira ati, ntabwo nzajyana namwe, nzaguma ahangaha kugeza uno mwana acutse. Arongera ati, namara gucuka nibwo nzamujyana mu murikira Imana nk'uko nabisezeranye. Nuko Elukana aramwemerera ati, ntacyo gumana n'umwana hano kugeza igihe azacukira, bityo nawe uzabona uko wubahiriza isezerano wagiranye n'Imana. Nuko Elukana n'umugore we wundi Penina n'abana babo barerekera, baragenda bajya Ishiro gutamba ibitambo nk'uko babigenzaga buri mwaka. Nuko wa mwana Samweli akimara gucuka, Hana amujyana Ishiro, ajyana n'ikimasa kinini gifite imyaka 3 na efa y'ifu n'ikibindi kinini cya divayi, yinjira mu nzu y'Imana ari kumwe n'uwo mwana. Nuko babaga icyo kimasa, hanyuma umwana wamushyira Eli. Nuko Hana aravuga ati, databuja, ndahiriye imbere yawe ko ari jye wa mugore wari uhagararanye nawe hano nsenga. Uyu mwana niwe nasabaga igihe nasengaga nsaba Imana kugira ngo isubize isengesho ryanjye. Kubw'izo mpamvu rero namuhaye Imana, azaba uw'Imana igihe cyose azaba akiriho, kuko namweguriye Yehova. Nuko Elukana yikubita imbere y'Imana. Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimiye Imana, ihembe ryanjye rishyizwe hejuru n'Imana. Mbumbuye akanwa kanjye ngo nsubize abanzi banjye, kuko nshimira agakiza kawe. Nta wera nkawe, kuko nta wundi uhanye nawe, nta gitara kiruta Imana yacu. Ntimukabye kuvugana umwirato, ntimuvuge amagambo mutatekerejeho, kuko Imana ari Imana izi byose. Imana niyo izi kugera ibikorwa by'abantu. Abagabo b'abanyambaraga bitwaje imiheto bashya ubwoba, ariko abasitara buzuzwa imbaraga. Abari bijuse batangaho ingwate ngo babone icyo kurya, ariko abashonje bashira inzara, ndetse n'ingumba yabyaye 7. Ariko wari ufite benshi nta wundi azongeraho. Imana ifite ubushobozi bwo kwica no kubeshaho, ifite ubushobozi bwo gushyira abantu mu mva
no kubakuramo. Imana niyo itanga ubukene, ubukire, niyo icisha bugufi kandi ni nayo ishyira hejuru. Imana ikura uworoheje mu mukungugu igashyira umukene hejuru imukuye mu ivu, nuko ikabicaranya n'abanyacyubahiro ikabaha intebe y'icyubahiro. Imfatiro z'isi zose ziri mu maboko y'Imana. Imana irinda ibirenge by'indahemuka zayo, ariko ababi abacecekeshereza mu mwijima, kuko imbaraga z'umuntu atari zo zituma atsinda, abarwanya Imana bakuka umutima. Iyo Imana ibasutseho umujinya, ijuru rihinda nk'inkuba. Imana ubwayo izacira imanza isi yose kugira ngo ihe imbaraga umwami wayo, kugira ngo ishyire hejuru ihembe ry'uwo yasutseho amavuta. Iryo sengesho Hana yarisengaga mu ndirimbo mu rwego rwo gushimira Imana kubw'uko yamushubije amasengesho ye ikamuha umwana w'umuhungu. Nuko nk'uko bisanzwe buri mwaka, Elukana n'umuryango we bakajya gutambira Imana ibitambo. Ubwo Hana nawe akabuha ikanzu nziza yo gushyira umuhungu we Samweli wari waramaze kuba mu ngoro y'Uwiteka nk'umutambyi. Nuko Eli wari umutambyi akabasabira umugisha. Nuko nyuma y'igihe Elukana na Hana baza kubyara abandi bana 5. Nuko Hana wari warabuze urubyaro ahora asekwa na mugenzi we Penina, Imana imugirira neza nawe umubyeyi akajya ahora yishima. Nuko Elukana asubira iwe i Rama, naho umwana we w'umuhungu ari we Samweli atangira gukorera Uwiteka nk'uko bari barabyiyemeje, ayobowe n'umutambyi Eli. Uwo mutambyi Eli yagiraga abana b'abahungu 2, ariko bari babi cyane kuko ntibubahaga Imana. Aho kunyurwa n'umugabane wagenerwaga abatambyi wavaga ku byo abantu babaga batanze, dore ibyo bakoraga. Iyo umuntu yabaga atamba igitambo, umugaragu w'umutambyi yazaga inyama zitangiye kubira, akazana igikanya kinini cy'amenyo 3, akakijomba mu ikarayi cyangwa mu nkono y'imikondo 2, cyangwa mu isafuriya cyangwa mu nkono y'umukondo 1. Iki cyo gikanya cyazamuraga cyose nicyo umutambyi yatwaraga kikaba icye. Ibyo nibyo bakoreraga Abisirayeli bose bazaga i Shilo. Na mbere y'uko umuntu atamba igitambo atwika ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akamubwira ati, umutambyi inyama zo kotsa, ati kandi ntumuhe izitetse, arashaka imbisi gusa. Nuko rero iyo umuntu utamba igitambo yamusubizaga ati, reka babanze batwike ibinure maze ufate izo ushaka, yaravugaga ati, oya zimpe nonaha, niwanga ndazitwika ku ngufu. Ibyo abahungu ba Eli bakoraga ari abatambyi byatumye icyaha cyabo gihinduka icyaha gikomeye imbere y'Imana, kuko basuzuguraga Imana n'ibitambo byayo. Eli nawe wari umutambyi mukuru, ibyo byaramubabazaga cyane bikamushengura umutima, ariko kuko yari amaze gusaza nta bubasha yari agifite bwo kuba yacyaha abo bahungu be, baramwihoreraga bakamusuzugura. Abanyayisirayeli nabo bari bamaze kujya binuba bahungu kuko bangizaga ibitambo byabo bazaniye Imana. Muri icyo gihe Samweli yari akiri umwana, ariko akomeza kujya yubaha Uwiteka mu nzu ye. Iyo myitwarire myiza ya Samweli yatumye Imana imwishimira. Nuko Eli nawe wari umaze kuba umusaza kandi abona ko abahungu be bamunaniye, akomeza kwita kuri Samweli amutoza imirimo ya gitambyi. Samweli si Imana yamwishimiye gusa, kuko n'Abayisirayeli bazaga gutamba aho ngaho bakomeje kumukunda. Buri mwaka uko ababyeyi ba Samweli bazanaga ibitambo i Shilo, bazaga bamuzaniye ikanzu nshya nziza. Nuko umunsi umwe haza umugabo wari watumwe n'Imana, araza yegera Eli maze aramubwira ati, yewe nkuzaniye ubutumwa Imana ihoraho yampaye ngo nkubwire. Nuko uwo mugabo watumwe n'Imana abwira Eli amagambo Imana yamutumye agira ati, yewe siniyeretse sogokuru wawe n'umuryango w'igihe barabacakara muri Egiputa kwa Farawo. Namutoranyije mu miryango yose ya Isiraheli kugira ngo ambere umutambyi ajye azamuka mu gicaniro cyanjye, atambe igitambo, atwike umubavu, kandi yambare fondi igihe ari imbere yanjye. Nanone nahaye sogokuru wawe n'umuryango we ibitambo byose bitwikwa n'umuriro w'Abayisiraheli. None kuki musuzugura ibitambo byanjye n'amaturo yanjye nategetse ko bizajya bitangirwa mu nzu yanjye? Kuki ukomeza kubaha abahungu bawe kurusha uko unyubaha? Kuki mubyibushywa no kurya ibyiza kuruta ibindi biva mu bitambo Abisiraheli bantura? Nuko ya ntumwa yavuye ku Mana inamubwira iti, niyo mpamvu Imana ya Isiraheli ivuga iti, nene naravuze ko abo mu muryango wawe ndetse n'abo mu muryango wa sogokuru wawe bazahora bankorera. Ariko uyu Imana iravuze iti, ibyo ntibishoboka, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, kandi abansuzugura bagasuzugurwa. Mu gihe kizaza nzatuma wowe n'abo mu muryango wa sogokuruza wawe mudakomeza kugira imbaraga, ku buryo mu muryango wawe nta muntu uzaba igihe kirekire kugeza ashaje. Kuko yari amaze kumva ayo magambo umuntu w'Imana yari amaze kumubwira, uwo muntu arakomeza aramubwira ati, dore abahungu bawe bombi Hofuni na Finehasi bagiye gupfa, kandi bazapfira umunsi umwe bombi. Nuko wa muntu w'Imana aramubwira ati, icyo kizakubera ikimenyetso. Atariko Imana igiye gushyiraho umutambyi w'indahemuka uzakora ibyo yifuza. Nuko amaze kumubwira ayo magambo nk'uko yabitumwe, arigendera. Kuva icyo gihe Imana ntiyongeye kugipfa kwiyereka abantu cyangwa kubavugisha mu ijwi ryayo. Muri ibyo bihe kuko Eli yari amaze gusaza, yari amaze guhuma, ntiyari akireba. Nuko umunsi umwe ubwo Eli yari arimo aruhuka mu cyumba cye, Samweli we aragenda yiryamira mu ngoro y'Uwiteka, maze yirambika hafi y'aho babikaga isanduku y'isezerano. Nuko muri ako kanya yumva ijwi rikomeye ryiza rimuhamagara, maze kuryumva kuko yari ari mu bitotsi agira ngo ni Eli umuhamagaye. Nuko arahaguruka arabyuka ajya kumureba. Amugeze iruhande asanga ari mu bitotsi, nuko aramubwira ati, Eli, mwari mumpamagaye? Undi arakanguka
nuko aramusubiza ati hoya. Samweli ati nyamara numvise ijwi umpamagara. Eli aramubwira ati hoya genda, ntabwo naguhamagaye, subira kuryama. Nuko agira ngo yarotaga nk'uko Eli abimusabye, yisubirira kuryama. Ariko none hashize akanya arongera yumva ijwi rimuhamagara. Nko ku nshuro ya mbere arongera ahaguruka asubira mu cyumba kwa Eli. Agezeyo Eli aramutwama ati rwose ndananiwe, mbabarira ujye kuryama, sinigeze nguhamagara. Samweli arumirwa yisubirira kuryama. Nanone amaze kwirambika arongera yumva rya jwi riti Samweli, Samweli. Samweli arongera arahaguruka aragenda yegera Eli ati nyamara urampamagaye. Eli amaze kubyumva neza niko gutekereza asanga Samweli ashobora kuba ari guhamagarwa n'ijwi ry'Imana. Niko guhita abwira Samweli ati ngaho subirayo, niwongera kumva iryo jwi riguhamagara usubize uti nditabye nyagasani, umugaragu wawe ngaho mbwira. Arongera aragenda yirambika hafi y'isanduku y'isezerano, nuko arongera yumva ijwi rigira riti Samweli, Samweli. Nuko arangije asubiza kwa kundi Eli yamubwiye ati vuga nditabye nyagasani, umugaragu wawe ndaha. Nuko yumva rya jwi rivuga riti naburiye Eli kugira ngo ahanure abahungu be, ibyo ntiyabikora, none umunsi wabo w'urubanza uregereje. Nuko Imana ibwira Samweli ibintu byose bizaba ku muryango wa Eli. Ubwo kandi icyo gihe yabimubwiraga Samweli yari afite imyaka 12. Bukeye Samweli agira ubwoba bwo kugira icyo abwira Eli, kuko yari azi ko ibizamuba hari bibi. Nuko Eli we ahubwo aragenda yegera Samweli aramubaza ati Samweli mwana wanjye, rya jwi wavugaga ryakubwiye ngo iki? Nuko Samweli arerura amubwira ibyo rya jwi ryamubwiye byose, nta na kimwe amuhishe. Nuko Eli amaze kubyumva asubiza Samweli ati ni Imana ihoraho, reka ugushaka kwayo kubeho. Mu ibyiruka rya Samweli Imana ikomeza kumugenda iruhande. Nuko Abanyayisiraheli bose bemera yuko Samweli yari umuhanuzi wemejwe n'Imana. Nuko nyuma y'igihe Abafilisitiya baza kuzatera Abanyayisiraheli. Nuko muri iyo ntambara Abanyayisiraheli baratsindwa, Abafilisitiya bica Abanyayisiraheli 4,000. Nuko Abanyayisiraheli bamaze kubona itsindwa ryabo n'Abafilisitiya batangira kwibaza icyatuma batsinda. Niko kwigira inama bati nituramuka tugiye tugafata isanduku y'isezerano ry'Imana iri Shilo tukayizana tukarwana n'Abafilisitiya turi iruhande, tuzatsinda Abafilisitiya kuko bazabona ko turi kumwe n'Imana yacu. Nuko bose babyemeranywaho. Nuko babahungu babiri ba Eli barayibangatana barayizana, bayigejeje imbere y'abasirikare b'Abanyayisiraheli, barishima cyane bariyamira. Icyo gihe bavugije induru, iyo nduru yabiteza umutingito ukomeye. Abafilisitiya aho bari bumvise urwo rusaku rw'Abanyayisiraheli baratungurwa cyane, niko kwibaza bati se abo ngabo bishimiye iki koko ko bari gutsindwa urugamba? Abafilisitiya batera amatsiko, nuko bohereza intumwa yo gutata kugira ngo imenye neza ikiri gutuma bishima. Igezeyo isanga kuko bari kumwe n'isanduku y'isezerano. Iyo ntumwa igarukana ubutumwa ibibwira bagenzi bayo babibyumvise bashya ubwoba. Benshi muri abo Bafilisitiya bagiraga ubwoba bitewe no kumva amateka y'Abanyayisiraheli kuva muri Egiputa kugeza n'ahandi hose. Ariko bamwe muri bo bihagararaho bati mureke turwane nk'abagabo. Nuko baragenda biroha mu rugamba, maze barwana n'Abanyayisiraheli barabica karahava. Uwo munsi bica abantu 30,000. Nuko barangije bikorera ya sanduku y'isezerano barayijyana. Hanyuma bica babahungu babiri ba Eli, ari bo Hofuni na Finehasi. Nuko umwe mu basirikare ba Isiraheli wari warokotse wo mu muryango wa Benyamini ariruka nkasubira i Shilo kuvuga inkuru mbi. Nuko agezeyo ajya ku ngoro y'Uwiteka asanga Eli yicaye ku ntebe. Eli yari arimo atitizwa nuko isanduku y'Uwiteka yakuwe mu mwanya wayo ikajyanwa. Nuko wa musirikare aramubwira ati Eli, mu by'ukuri mvuye ku mirongo y'urugamba. Eli aramubwira ati ngaho mbwira byagenze bite? Aramubwira ati Abanyayisiraheli batsinzwe, Abafilisitiya batwishe batumaze. Ati kandi n'abahungu bawe nabo bahasize ubuzima. Ati byongeye kandi n'isanduku y'isezerano nayo yajyanwa. Eli amaze kumva iyo nkuru mbi, umutima urahagarara, yikubita hasi agwa ku ntebe yari yicayeho, arangije avunika ijosi, nuko apfa ubwo. Eli yapfuye afite imyaka 98, akaba yari yarayoboye Abanyayisiraheli imyaka 40 yose. Muri ibyo bihe umukazana wa Eli wari umugore wa Finehasi yari atwite inda nkuru yenda kubyara. Nuko yumvise izo nkuru yuko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye, arapfukama arabyara kuko ibise byamutunguye. Nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati witinya, ubyaye umwana w'umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho. Arangije yitaho umwana w'umuhungu we Ikabodi, bishatse kuvuga ngo icyubahiro cyavuye muri Isiraheli. Yarashatse kuvuga ko Abafilisitiya batwaye isanduku y'Imana. Igihe Abafilisitiya bafataga isanduku y'Imana bayivanye muri Ebenezeri bayijyana muri Ashidodi. Bafashe isanduku y'Imana y'ukuri bayinjiza mu rusengero rwa Dagoni, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Umunsi ukurikiyeho abantu bo muri Ashidodi babyutse kare mu gitondo basanga igishushanyo cya Dagoni cyaguye cyubitse umutwe imbere y'isanduku y'Imana. Iyo sanduku y'Imana Abafilisitiya bari banyaza Abanyayisiraheli bari bayijyanye imbere y'icyo kigirwamana cyabo nk'igitabo
igitambo. Nuko nyuma y'uko basanze cyaguye kiyubamye imbere, barongera baracyegura bagisubiza uko cyari kimeze. Nanone mu gitondo cy'umunsi ukurikiye bongeye kuza imbere y'icyo kigirwamana cyabo, basanga cyongeye kugwa cyubamiye ya sanduku y'Imana nk'aho kiri kuyiramya. Umutwe n'ibiganza byacyo byari byacitse, byaguye mu muryango w'urusengero. Igice gisa nk'ifi nicyo cyonyine cyari gisigaye. Abafilisitiya babibonye barakangarana. Kuva ubwo abatambyi ba Dagoni bajyaga kwinjira mu rusengero rwabo ntibanyure mu marembo, ahubwo bakanyura mu kanzu. Abafilisitiya n'abatambyi ba Dagoni bamaze gushya ubwoba, bahamagara abami bose b'Abafilisitiya, barababaza bati, iyi sanduku y'Imana ya Isiraheli tuyigenze dute? Barabasubiza bati, isanduku y'Imana ya Isiraheli nimuyishyire i Gati. Bamaze kubyumvikanaho bayimurirayo. Nuko Abafilisitiya bamaze kugeza isanduku y'Imana i Gati, Imana ihana abantu bo muri uwo mujyi bose. Abantu baho bagira ubwoba bwinshi, barahamuka. Icyo gihe Imana yabateje ibibyimba byinshi n'ibindi biza. Abaturage bo muri uwo mujyi wa Gati bamaze kubona ibizazane batejwe n'uko iyo sanduku y'Imana y'Abanyayisiraheli yari iri mu mujyi wabo, bayamaganira kure. Bamaze kuyamagana, abami b'Abafilisitiya bongera kumvikana ko bayijyana muri Ekuroni. Bayigejeje muri Ekuroni, abaturage baho nabo bayamaganira kure. Bati, iyo sanduku y'Imana y'Abanyayisiraheli byaba byiza muyisubije aho yavuye, kuko ko bisa kose wagira ngo murashaka kutwica. Mwayijyanye mu rusengero rwa Dagoni irahasenya, muyijyana i Gati irahasenya, none murashaka ko natwe twica? Nimuyisubize rwose muri Isiraheli. Umujyi wose bagezagamo iyo sanduku wahuraga n'ibizazane, ibibyimba, bagaterwa n'imbeba n'ibindi bibi byose. Nuko abaturage b'iyo mijyi bahitamo kwigaragambya ku bami babo. Abatware b'Abafilisitiya bamaze kubyumva, baregerana bakora inama kugira ngo barebe icyakorwa kuri iyo sanduku y'Imana bari banyaze. Nuko abami b'Abafilisitiya batumiza abatambyi babo ndetse n'abakonikoni kugira ngo bigire hamwe icyakorwa. Nuko abo batambyi babwira abami b'Abafilisitiya bati, mugomba gusubiza iyo sanduku y'isezerano ry'Imana Abanyayisiraheli. Bati, kandi nimuyisubizayo mugomba kuyohereza iri kumwe n'ituro. Ibyo nibyo bizatuma mukira iyo ndwara, kandi mugasobanukirwa impamvu Imana yabahannye. Abami b'Abafilisitiya barabaza bati, none se niki twatanga kugira ngo Imana itubabarire? Nabo barasubiza bati, muzohereza ibishushanyo 5 by'ibibyimba n'ibishushanyo 5 by'imbeba, byose bikozwe muri zahabu, mukurikije umubare w'ubwami bw'Abafilisitiya, kubera ko buri wese muri mwe n'abami banyu mwahanganye n'icyorezo kimwe. Bati, ikindi kandi muzahe icyubahiro Imana ya Isiraheli. Nanone kandi bongeraho bati, muzakora igare rishya, mufate n'inka 2 zitigeze ziheka ku mugongo wazo kandi zifite inyana, muzizirikeho iryo gare, maze izo nyana muzisubize mu kiraro. Nuko mufate iyo sanduku y'Imana muyishyire kuri iryo gare, mufate na bya bishushanyo bya zahabu mubyohereze, kugira ngo bibe ituro ryo kubabarirwa kwanyu. Nimumara kohereza iyo sanduku y'Imana, muzitegereze murebe, nizamuka umuhanda werekeza igihugu yaturutsemo, tuzamenya ko Imana ariyo yaduteje ibi byago byose. Ariko niterekezayo, tuzamenya ko atariyo yaduhannye, ahubwo ari ibyago byizanye nk'ibindi byose. Nuko Abafilisitiya babigenza batyo, bafata inka 2 zifite inyana, bazizirikaho igare, maze inyana zazo bazifungirana mu kiraro. Hanyuma bashyira isanduku y'Imana kuri iryo gare, bashyiraho n'agasanduku karimo bya bishushanyo by'imbeba bikozwe muri zahabu n'ibishushanyo by'ibibyimba byabo. Izo nka zihita zikomeza mu nzira igana i Betishemi, zigenda inzira yose zabira, ntizakatira iburyo cyangwa ibumoso. Icyo gihe rero abami b'Abafilisitiya bakomeje kuzikurikira kugeza ku mupaka w'i Betishemeshi. Abaturage baho barimo basarura ingano ku kibaya. Nuko babonye iyo sanduku barishima cyane. Nuko za nka zikomeza kugenda zikurura rya gare ryarimo isanduku y'Imana na bya bitambo. Ariko zigeze iruhande y'umurimo w'uwitwaga Yosuwa, zirahagarara. Zihagarara iruhande rw'ibuye rinini cyane. Nuko abari aho basenyera iyo gare, imbaho zaryo bazicana. Nuko za nka 2 barazibaga, bazitambiramo igitambo Imana. Aba bami b'Abafilisitiya bari bakomeje gukurikira ya sanduku kugira ngo barebe neza niba koko ari Imana yabateje bya byago byo kuba barayibye. Bamaze kubona ko igeze mu gihugu cyayo, basubirayo nk'uko bari babitegetswe. Abaturage b'i Betishemeshi bari bishimye cyane kubera ko isanduku y'Imana yari yagarutse mu maboko y'Abanyayisiraheli. Ariko bamwe muri bo bongera gusuzugura Imana, baragiye burira ku ibuye rirerire riri hejuru aho bari bayiteretse, nuko bashaka kurungurukamo. Barayipfundura bagira ngo barebe ikirimo imbere. Bakimara kuyifungura bahise bapfa, ndetse hapfa n'abandi bantu benshi barenga 5,000, byose kubw'uko kwifuza kurebamo kandi batabyemerewe. Abasigaye babonye ibyo ngibyo, bigira inama bayiha abantu 2, bayijyana ku mugabo witwaga Abinadabu. Abinadabu yari atuye ku mpinga z'umusozi hejuru, akagira umuhungu witwaga Eliyazari. Nuko Eliyazari bamusiga amavuta, ndetse bamusabira umugisha kugira ngo ari uzajya ucunga iyo sanduku y'Imana. Nuko iyo sanduku imara aho ngaho imyaka 20 yose. Muri ibyo bihe rero Samweli yari umucamanza ndetse n'umuhanuzi w'Abanyayisiraheli. Icyo gihe Abanyayisiraheli bakaba bari barihaye ibintu byo gusenga izindi mana. Nuko Samweli arababwira ati, niba mushaka umugisha w'ihoraho, ndagira ngo mbasabe mureke gusenga izindi mana zose, maze ahubwo amaso yanyu muyerekeze ku Mana Yehova. Samweli arakomeza ati, icyo ngicyo nicyo cyonyine kizadukura ku ngoma y'Abafilisitiya, kwizera Imana yacu. Nuko Abanyayisiraheli bose bemera kugandukira Imana Yehova.
Kubw'ibyo Samweli asaba ubwoko bw'Abanyayisiraheli bose guhurira ahantu hitwaga Imisiba kugira ngo basenge Imana. Nuko nk'uko yabisabye, Abanyayisiraheli bose barakorana bajya Imisiba gusenga Imana yabo. Abafilisitiya bamaze kumenya ko Abisiraheli bose bagiye guteranira Imisiba gusenga, babibwira umwami n'abami babo. Abami babo bigira inama bati, uyu niwo mwanya tubonye wo kugira ngo twikize Abanyayisiraheli bya burundu. Nuko babagabaho igitero. Abanyayisiraheli aho bari bateraniye Imisiba bari gusenga, nabo bamenye inkuru ko Abafilisitiya bagiye kubatera. Nuko batakambira Samweli bati, Samweli rwose dusengera Imana yawe idukiza Abafilisitiya kuko bagiye kutumara. Samweli amaze kubyumva, afata umwana w'intama, baracana, bamutambamo igitambo gitwitse. Nuko arangije arasenga, asenga Imana kugira ngo ize ku ruhande rw'Abanyayisiraheli. Nuko kandi Imana iramusubiza. Uko Abafilisitiya bagendaga babasatira, bagiye kubona babona igicu kiregeranye kirafunganye cy'umukara. Nuko Imana yohereza inkuba ziteye ubwoba zikubita Abafilisitiya zibatsinda aho ngaho. Abanyayisiraheli nabo barabanjama, nuko batsinda batyo kubera Imana. Bityo Abanyayisiraheli basubirana ubutaka bwabo Abafilisitiya bari baranyaze. Nuko Samweli aragenda afata ibuye aritereka hagati ya Misiba ndetse na Sheni, nuko aryita Ebenezeri, bishatse kuvuga ngo Uwiteka yaratuzahuye. Kugeza na n'ubu mu gihe cy'ubuzima bwa Samweli bwose, Imana yagaragaje ukuboko kwayo ikamukorera amatsinda Abafilisitiya, bizanira amahoro Isiraheli yose. Nuko Samweli nawe akomeza kuyobora Abanyayisiraheli kandi akomeza kubagira indahemuka ku Mana.